Yes, twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru aba agezweho, amakuru aba agisohoka mu binyamakuru bisohora inkuru mu buryo bwanditswe. Niyo mpamvu natwe dukora uko dushoboye kose kugira ngo ayo makuru yose abagereho ku gihe mu buryo bw'amashusho cyangwa se uburyo bwa video. Niyo mpamvu igihe ukanda subscribe bizagufasha guhora uri update, guhora uzi amakuru aba avugwa hirya no hino hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni amakuru dukura ku binyamakuru bigiye bitandukanye bikorera hano mu Rwanda musanzwe muzi, bisohora inkuru zizewe gatanu kandi ndavuga nka Mama Rwagasabo, igihe.com, Kigali Today ndetse n'ibindi bisohora inkuru zizewe. Niyo mpamvu natwe tubagezaho amakuru aba atariho ivumbi. Alright, iyo twihuse rero nk'uko mwabonye kuri cover video, ni inkuru tuje kubabwira ahari inkuru ibabaje, ni inkuru iri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, ni inkuru abantu benshi bari kugenda bibazaho, ni inkuru y'ibintu bibereye hariya mu mujyi wa Kigali, aho hari impanuka iteye ubwoba ibaye. Ni impanuka ikomeye cyane, aho bavuga ko ari cyangwa se nk'uko mubibona ni inkuru tugezeho ivuga ko imodoka ebyiri zigonganye cyane ku buryo bikomeye cyane. Bivuga ko abantu baba zirimo ni abantu bagera muri bane, ubwo ndavuga mu modoka zombi, imwe irimo babiri n'indi babiri, ariko umwe akaba ari we uhise uva mu mwuka cyangwa se akaba ari we uhise witaba Imana, ariko bikaba bivuga ko abandi bahise bajyanwa kwa muganga kugira ngo babashe kuba bakwitabwaho, bahabwe ubutabazi bw'ibanze. Ni impanuka ikomeye cyane ibereye hariya mu muhanda ugana Sonatube, aho bivuga ko ari impanuka ikomeye cyane kubera ko imodoka imwe umushoferi wayo yari asa nkaho yarangaye, yamera nk'ugiye kugonga cyangwa se yamera nkaho yaragiye kugwa mu muyoboro w'amazi, aba aribwo yahise akata n'igihunga cyinshi cyane, agahita akubitana n'undi mushoferi wari uri kwihuta cyane. Bivuga ko hagiye kuba ambutiyaje ikomeye cyane, ariyo mpamvu uwo mushoferi wundi yari ari kwihuta cyane agahita akubitana n'uwo wundi wari ugiye kugwa muri rigore cyangwa se mu muyoboro w'amazi. Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka dukuye ku rubuga rwa X, ku kinyamakuru kizwi nka Rwanda Broadcasting Agency cyangwa se RBA. Bivuga ko ari inkuru yatangajwe na polisi y'u Rwanda, aho nk'uko mubibona ku ifoto, aho polisi yahise ihagera cyane kugira ngo itabarire ku gihe ndetse irebe n'uburyo yabasha kuba yakwita kuri abo bantu cyangwa se igakemura icyo kibazo kibaye, aho polisi yakomeje no kuba yakwihanganisha umuryango by'umwihariko wabuze umuntu muri impanuka, ndetse ikomeza no gukomeza abandi ba nyir'imiryango y'aba bandi bakomeje cyane, kandi itanga icyizere ko bagiye kuba bakwitabwaho n'ibitaro baraza kumera neza, kandi ko hari no kwigwa izindi ngamba zo ku buryo izi mpanuka zakwirindwa cyane. Ni impanuka n'ubundi zije nyuma y'uko hamaze iminsi ivugwa ibintu bigiye bitandukanye, ambutiyaje ikomeye cyane iri kuba cyangwa se ikunze kugaragara hano mu mujyi wa Kigali. Ni ambutiyaje ikomeye cyane, aho bivuga ko gutunga imodoka mu mujyi wa Kigali ntacyo bimaze, kuko ufata imodoka yawe ugiye ku kazi uri kwihuta, ukakoresha amasaha agera muri 2, mu gihe uramutse ugiye n'amaguru ushobora kuba wahagenda iminota cyangwa se iminota mikeya cyane itari hejuru y'isaha. Rero bivuga ko impanuka iyi ngiyi yatewe n'ambutiyaje cyane cyane yagiye kubaho uyu mushoferi yarebye ambutiyaje akareba n'uburyo yari ari kwihuta cyane, bigatuma ahitamo kwihuta cyane, akaza kuba yahise agongana n'uyu mushoferi wundi wari uri kugenda nawe yarangaye, agiye kugwa muri rigore cyangwa se mu muyoboro w'amazi. Rero polisi y'u Rwanda ikomeje kwihanganisha, kandi natwe tubihanganisha umuryango nyizina wabuze uyu muntu, kandi n'abandi bakomerekeye muri ino mpanuka turakomeza kubihanganisha. Nk'uko polisi ibitangaza, baraza kuba bakwitabwaho kandi baraza kumera neza, kandi polisi yavuze ko n'ikindi kibazo cya ambutiyaje kiri kuvugwa, iri kubyigaho kugira ngo irebe uburyo ambutiyaje iri kuvugwa cyane cyane muri iyi minsi hano mu mujyi wa Kigali yaza kuba yagabanuka. Turabashimira rero twabanye, iyi niyo nkuru twaba tubafitiye, tutusa nta kindi gukanda subscribe kugira ngo tubashe kubana mu zindi nkuru zigiye zitandukanye zibuze kuba zivugwa nyuma y'iyi ngiyi. Ciao ciao.